Ikorwa ry'uyu muhanda Kinigi Rukorera Rushubi ryari ryarakumwe mu nkokora n'icyorezo cya COVID-19. Abaturage barishimira ko ibikorwa byawo byongeye gutangira, akaba bari kubonamo akazi kandi bakaba biteguye kuva mu bwigunge. Byari bitubangamiye cyane ariko nta kundi twari kubikora, twararetse COVID ibera nkaho igabanyutse, ubu ngubu twongeye gukora. Twayakiye neza kuko umuntu yataga nka 12:30 bakamutangirira mu nzira, abantu bagize ba nabi bakamwambura ibyo afite. Bakoreshaga ku mitwe ariko ubu imodoka ziri kuza zikabifata nta kibazo, umuhanda guri kugendwa ntari bikaye, natwe muri kutureba uko turi gukora tushishikariye uwo muhanda. Wari umeze nabi cyane ku buryo n'umuturage kuwunyuramo imvura yaguye cyabaga ari ikibazo gikomeye cyane. Ari bitubabaje kuko twabonaga ari iterambere ritugarukiye nko ku biganza. Ni igikorwa remezo abaturage bavuga ko bishimiye kandi bagitezeho inyungu nyinshi. Ikuntu tutishimiye kubera amatara gagiye kuza gakurikiza umuhanda, ne kaburimbo bikurikiranye. Iki kintu cyaradushimishije cyane. Byaradushimishije cyane kuko twavanaga imyaka mu murima kuzinyuza mu muhanda byabaga ari ikibazo. Amagare gatambuka twatereje kujya geza imyaka twasaruye nk'ibigori, ibirayi. Ariko twaje kunezerwa tubonye leta y'u Rwanda yongeye kutwoherereza izi mashini ziri kongera kubucukura kugira ngo ziwukore, natwe iri terambere rirusheho kutwegera. Ni ibintu binejeje cyane. Abantu bari kubonamo akazi hano, bari gukora, mbese ntiwareba ibintu bimeze neza. Perezida wa Repubulika turamushimira cyane kuko imvugo ye ari ingiro, ibyo avuze bihita bija mu bikorwa kandi iterambere rikagera ku muturage. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinigi Twagirimana Innocent avuga ko uyu muhanda ari igisubizo ku buryo bwagutse kandi ari ubw'inyagamburiro kuko uzaca umuvundo muri santere ya Kinigi isurwa cyane n'abakerarugendo. Igisubizo twe twakibonye kandi n'uwo muti urambye ku muturage wese wa Kinigi. Iyo urebye Kinigi ya mbere y'uko no muhanda bawuduha, uyu munsi igare ryamanukaga risa naho rivuga ngo ntago ndagerayo bitewe n'amabuye aciyemo n'amakora aciyemo, akagenda asunika n'imbaraga nyinshi n'ibiro birenga 100 cyangwa 200 ku igare. Ariko uyu munsi arashyiramo akagenda nyerera. Ikibanza wasangaga kigura 800, 900, ubu cyamaze kwinjira muri 4,5 bitewe na wa muhanda bajyanyeyo. Uriya muhanda icyo ugiye kutwumarira cyangwa se ugiye kudufasha ni ugufasha muri cya gihe tuba dufite abashyitsi, abaturage bacu ndetse n'abandi bantu basanzwe bazajya babona aho bakoresha biyevakiwa basa naho berekeza muri Musanze mu mujyi w'akarere ka Musanze. Uyu muhanda uzutwaye akayabo ka miliyari 8 na miliyoni 900 z'amafaranga y'u Rwanda, ufite uburebure bw'ibirometero 16 na metero 500. Witezweho kuzazahura ubuhahirane kandi ugakomeza kwinjiza mu Kinigi abakerarugendo basura ingagi. Tuyishime Jadofis, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Musanze.